gikondo dutuye mbere uko abantu babagaho, mbere uko abantu babanaga, hanyuma tuze kugera mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi uko byari bimeze. Hari indi mikoro tuburana turaza gukoresha iyi. Reka duhere kuri Dorothée. Dorothée, turabizi neza ko umukobwa wa Ingabe Callixte wabo yavukiye aha muri Kinunga, hano ku mashuri ni iwabo, aya mashuri yubatse iwabo. Ndagira ngo tumubaze mbere ya hose uko Gikondo yari imeze, hanyuma anatubwire aza tugerere kugera muri 90 abicemo. Yewe ni Ingabe Dorothée nk'uko Perezida nabivuze. Tuzamurire gice yegere. Murakoze. Yewe nitwa Ingabe Dorothée nk'uko Perezida nabivuze, ndi kavukire wa hano Gikondo. Iwacu bari batuye hano mu mashuri yo ku Kinunga, narahabyirukiye, twarahakuriye, twarahize. Abantu bose bari batuye aha ngaha twari tumeze nk'abavandimwe, twari abavandimwe muri makeya. Hano hari iwacu kwa Callixte Ingabe, hariya ku mutwe ku Kinunga, hepfo ari kwa Murenzi, hepfo gato ari kwa Karori Karera, haruguru ari kwa Karekezi Porotable, hano ari kwa Sengabo, kwa Gashumba, kwa Manuel Sarangabo. Twari benshi, twari abavandimwe, twabyirukiye aha ngaha twese turi abavandimwe, ariko duhora ku gitutu cy'abantu batugendagaho, aho tunyuze tugakubitwa, aho tunyuze bafite ngabo abatutsi, ngabo ku ishuri bakatubwira bati abatutsi ni bande, wamanika ukuboko bakakubwira bati dore umututsi. Ubwo ntujye muri recreation, ukajya wajya gukina n'abandi bana bakaba bazi kuri igitotsi. Noneho dukurira muri ibyo bintu, ariko natwe dutangira kwimenya, dutangira kwisuganya, ukajya ubona urugo rufite ibibazo nk'ibyo nawe ufite. Tukamenyana, tugasurana, umubyeyi akagufata akaboko akakujyana kwa kanaka, akakujyana kwa kanaka. Dukurira muri ibyo bintu byo kwitinya, duhora dufite ubwoba. Noneho haje kuza ubu hano Gikondo rwose ndahazi, parike industrielle, ibi byose biza kwa Mironko, kwa Bakabuga, bose bubatse aha ngaha, twese turi aha ngaha dutuye hano. Ariko abo bantu bo kwa Mironko, abo bantu bo kwa Kabuga n'abandi bantu bazaga baje gushakisha ubuzima, bazaga abo basanze babigisha bati kwa kanaka ni mu Batutsi, kwa Callixte ni mu Batutsi, kwa Murenzi ni mu Batutsi, kwa Sengabo ni mu Batutsi. Ugasanga nyine twese dufite icyo kintu cy'urwikekwe ntitujyaho. Ndibuka umuntu wajyaga nkubita buri abantu babiri. Hari umuhungu wo kwa Kalisa imurambi hariya. Gikondo yari nini, yageraga mu Gatenga, ikagera Kigarama, ikagera ruguru Rebero, ikamanuka ikagera Kicukiro. Twese abana na Zambura turanga twahuriraga ahantu hamwe, tukiga ahantu hamwe. Amashuri yakiri makeya, bamwe twatangiriye Nyanza, Kicukiro, abandi haza Gikondo ya ruguru hano n'imbura buturo. Ariko waba uvuye ku ishuri ukaba ufite igico cyaguteze, bagomba kugukubita. Ngewe barankubitaga bakandisha intozi, abana bankubitaga bari benshi cyane pe. Nkakubitwa n'abana bo kwa Kalisa, nkakubitwa n'abana bo kwa Kangabo, nkakubitwa n'abana benshi cyane b'abahungu twiganaga n'ab'abakobwa, usanga baradukubita. Buri munsi ngewe natahaga ndamarira, ndibisebe, narakobaguritse kubera ko ngo ndi umututsi. Rero Gikondo twayibayemo kuri, navuga ko twayibayeho kwitotezwa, twaratotejwe cyane pe. Kaparasi ntubyibuka, twarakubitwaga, twajyaga kuvoma tugakubitwa, tukavoma nyuma y'abandi ariko barangije kuvoma. Twajyaga mu misa ntitwicarane nabo tuzi ko bari butugire inyungu.
twakuriye ku bintu bibi bikomeye, twakuriye ku bintu bitutoteza, ariko uyu munsi iyi saha turashimira Imana pe kuba tukiriho. Njye ndibuka badutoteza baza kudutemagura, uzi ko wanimukaga bakagusangayo ukamenyekana bakakumenya. Njye maze no gushyingirwa rwose banasanzeyo, ndibuka ko bajyaga badutega hano kwa Serafe tugiye iwacu tuje gusura iwacu, Serafa akagutega akagukubitisha interahamwe zikagukubita. Ntibigeze kumanurira icyuma ahangaha neza, Serafa babwiye ngo ni banteme, ariko kubw'Imana havamo witwa Buyenge aravuga ati shaba nk'abana wabo bajya batugaburira, habagamo upfa kugukiza ariko yishe n'abandi. Nuko noneho rero bigeze inyuma aho ibi bibereye tutarageraho ibi bya jenoside yabereye. Uti Gaparasi twarakubitaga Gapara, njye mpamya ko muri Gikondo itari imeze itya, ntabwo yari imeze itya. Gikondo yaje guturwa nyuma muri za hafi 81 gutyo, hariho hakatwaga iyi mihanda ruguru hano iwanyu mu Kigarama, mwe mwari mwibereye mu mudendezo. Murakoze cyane. Ubuhamya bwa hano Gikondo genda gusa, kuko Gikondo na Kigarama wari umurenge umwe, nuko watawitaga umurenge ko yari secteur imwe ko babyitaga. Ubwo rero twaravukiye twiga primaire nkuko yahoze abivuga. Ubundi hari abasaza batubyaye ba data bacu bari bamwe, Dr. yagiye bavuga, hari n'abayaruguru ba Kadende, ba muzehe bacu Gasore Rafaire, hari Kasiye kwa Gakwaya, hari Mbaniga Batanazi kwa Kavutse, kwa Rwihimba, kwa Rukasi. Abantu benshi bagiye bica bakicana n'abana babo, ariko twebwe abasaza bacu batubyaye, kuko twe dufite abashiki bacu benshi cyane, benshi arabizi ari mu rungano rwe cyane, benshi bazamukaga bavuye mu kazi barangije gukora, kuko bakoraga hano mu nganda no hepfo z'igihari. Noneho hakaba ari abantu bashinzwe kubabara, bakabara ngo dore bakobwa mu Batutsi bo mu Kigarama cy'inka n'Abatutsi ngo baragiye baratazi, cyane cyane masaha saa 10 za saa 11. Tutari abana twiga hano muri Buturo, twarabibonaga tugera dukina umupira mu muhanda, bahura no abajandarume bakora patrouille akagukubita gucu ubaciye hagati, akabaguciye umurundi, ukagenda ukabaza muzetse tuba tuzi iki buriya, ati nuko muri Abatutsi. Ariko ngarutse twebwe muri primaire twiga, barabanje bakajya batuzamura tugahaguruka. Nzibuka ari abana twiganaga mu mwaka umwe, mama Isabella yaratwigishije bo mu Gatenga, mwarimu nawe mbere mama ngiye gushaka. Ariko ibyo gihe narabyibuka cyane, umwarimu yarankubitaga, gerageza n'ibyago nandikishaga imoso, kwandikisha imoso mukamura Abatutsi batatu byari ikibazo, bankubita kumugara. Ariko arako muzehe nabo yarize mu mashuri asobanukiwe, Isabella aramuhamagara arabimubwira, muze araza afatana na Isabella, nibwo baturetse kudukubita. Naho ubundi umuntu yajyaga gufata n'utu kuva waramutse ukabanza ugacunga ku ruhande. Twagiye tukajya kwiga Kongo, aho abavini na papa bari bari. Uti turagenda tujya muri Kongo, icyo ni igihe abari mu myaka ya Dorothea na Gaparasi bavuga, ariko ndetse ntibababwiye buri gitondo nyuma yo kuzamura idarapo, mwese murabizi, abavuga ngo Abahutu bahaguruke, Abatutsi muhaguruke, ndetse abantu bakaza kubarwa, kandi bimwe Evangelista Macumu yavugaga. Nyuma y'ibyo hagakurikiraho isomo ryitwaga amateka y'u Rwanda, murabizi abantu benshi uko Kanjogera yahagurikiraga ku mwana w'umuhutu. Rimwe njye nigeze no gukubitwa kenshi, ndukize muri niko batubwiraga, ntago byari byo. Aho nabaje ariko si ubwo
ukurikije igihe yari afite na buri munsi ko yahagurukaga, abo bana ntabwo bari nta muntu waba ugukiriwe, bakabaye barashize mu bitwa nk'iza kabwana, kuko nabajije ibyo bitari ngombwa. Reka noneho tugere ku jene abari iburyo bwanjye, bo baracyari bato kuri aba. Reka duhere kuri Patrick 90. Bw'ibyuma uradufasha. Urakoze. Reka bakire. Urakoze. Nanjye nitwa Sharangabo Patrick. Iwacu twagabanaga no kwa Kabuga hariya hirya. Uyu muhungu umunsi ku wundi twakinanaga umupira. Ni na byiza ko twabikorera kuko ahantu hari gukomeye muri icyo gihe wambazaga twakoraga. Aha niho twazaga tukumva dufite amahoro, kuko basema atageraga ahangaha. Uyu yakinaga muri defense, nkakina imbere. Olivier Karekezi sinzi niba hari, agakina imbere nawe. So mu gihe 1990 twari dutangiye kumenya ubwoko icyo ari cyo, kuko nibwo byatangiye. Nibuka Afande Karake abandi bafata icyemezo cyo gutabara. Twari mu ishuri saa 11 baravuga ngo Kigeli ngo yateye, dusohoka twiruka. Nigaga ngaha ku Kirunga aha ku ruhande, njyewe n'uyu mugabo n'abandi batakiriho twaherezaga ahangaha, niho twari comfort. Niho twaba. So Kubuhanga bw'ibyuma mwadufasha, kuko Gikondo ukuntu giteye, ngiye kubaha uburyo twagoswe kugira ngo uriya hari igihe tuvuga ko abantu bapfuye, ariko ntiturebe nyuma yaho. Gikondo twari twaragoswe kuva kera. Gikondo aha turi hagabana no kwa Kabuga. Hariya bafunga inzererezi n'iki. Kabuga igihe abarokoye abanyarwanda bafataga ibice bya za Byumba, yazanye komine yose ayituza hariya. Mirongo uyu nguyu nawe azana komine y'iwabo ayituza ahangaha. Baza bafite uburakari bwinshi. Hakaba umugabo bita ngo ni Mereze ya mbere kwa Sefara, yari perezida w'interahamwe wa MRND muri Gikondo. Hakaba umukuru wa CND wa Sederi mumbabarire, wa Sederi Bucyana, yabaga uruhande rwe ugana ku isoko. Hakaba umugabo bahaye ibintu bya Bizimungu, wari umumajoro mu bajepe niba ariko nabyita, yabaga asa bose uramuzi. Hakaba abamajoro babiri, Mpatswe n'umugabo na basa bose niwe bari barahaye ibintu. Undi simwibuka, sinshaka no kumwibuka. Noneho wagera ku Karambo hakaba umuntu witwaga Serafi, wari ufite interahamwe zinakomeye mu nterahamwe zabaga mu Rwanda. Wagera mu Gatenga hakaba Bikindi, afite icyo yitaga itorero, ako zari interahamwe. Hafi ye hakaba umugabo wo mu Isilamu bamwitaga Gutorivye Hussein, nawe afite izindi. So twari twaragoswe. Yo 90 uvuga twari twaragoswe. Noneho tuza no kugira ikintu nakwita amahirwe, ariko wenda abandi bakwita ibindi. Tukagira umugabo Gatera Karipefor, nabonye Glorious yabaga ahangaha, akavuga ko ahagarariye FPR mu Rwanda. Muribuka bari baramuciriye igihano cy'urupfu.
nuko amasezerano yarusha hari ibyo yagiye ageraho thanks to our leaders. So biragenda biba bibi cyane. Olivier we twabanaga umunsi ku wundi araza kugira nawe ibyo avuga, abo nibo batugose bucyana ijya 93. Uyu mugabo uri imbere yanjye nkundire mbivuge, Kabandana wa Agatege, mukagira imana ko mwari benshi bagaba ibitero, ubwo hari n'abandi ntavuze bari munsi yabo ngabo bandi twari twaragoswe bagaba ibitero iwanyu ndabyibuka muri Tabara, ariko nyine umubyeyi bamushinga inkota ajya mu bitaro. Ni amateka yacu tugomba kuyavuga, ava mu bitaro jenoside yararangiye, yari inshuti ya data cyane urabizi, ku buryo tutari yo habaga twabatirizwaga habaga icyemezo kigoye cyo kuvuga ngo ibirori birabera hehe. So twari twaragoswe tugotwa n'abantu baje bafite urwango. 93 bica bucyana, bica abantu ba Gikondo. Mugiye muri reports nubwo human rights itari human rights ubu ngubu, ariko icyo gihe hari ukuntu bageragezaga Gikondo agwema abantu barenga 90. So ubwo buzima twari tubayeho, twakinaga umupira mu muhanda n'ubu turacyakinana nabyo, nibyo bita kwiyubaka. Tugakina, hakaza bitwaga babaseme, bakaza n'ibyuma, hakaza abo bana b'abakiga bavuye ngo bahupa. Ntabwo ubuzima Igikondo bwigeze buba bwiza, bakadukanda amaso, urabyibuka twakodesheje amagare. So twabayeho tugera ahantu twagendaga byibuze muri patronage mu Gatenga, twagendaga byibuze turi 6. Twari abasore, n'ubu urabibona ko nubwo dushaje, twabaga turi 6 kugira tubashe kwirwanaho. Wakwibeshya ukagenda urumu bakaguta muri bya bishanga byahariye mu Gatenga. So ubuzima bw'icyo gihe niko bwari bumeze. Reka tuganire ibindi biraziko. Olivier, babana rero mwiganaga ibyo byose umupira ni mwawukinaga mwenyine, barabahindutse 94 irageze, byagenze gute? Birakoze cyane. Biragoye, igihe bamwaraga mumvise banyita Olivier Nyiringango, ariko Nyiringango ari data. Njye nitwa Olivier Udahemuka. Umugabo uri iruhande rwanjye yibukije n'agasirima, benshi muzi kuri matoroshi, reka nkavuge. Aha ngaha turi Gikondo, hari abahe Lyon, Patrick Lyon nawe ni Risirina, reka ndivuge niko twitabira icyo gihe. Twari twarakokeye handi, Lyon hari byasimbutse, yari ari na hano, yarakwiye ko yabivuze, yari ari Gikondo. Ashaka guhita ahera aho ngaho. Reka mpere ku kintu nabonye cyanze kumvamo, kandi nakibonye kuri Lyon. 94 ngiye nkigaruka i Kigali, feri ya mbere nayifatiye iwabo. Ubu mumubona rero nuko yashyizeho indi misatsi, ariko image yanze kumvamo. Nasanze atemaguye umutwe wose. Naza yarafite ukuntu ashyiraho surire, agahinda kanyishe, mwicara iruhande, ntabwo yashoboraga guhindukira. Aho yarebaga habaga ari hamwe, cyangwa uri ahangaha yakuganirizaga areba hano. Nimubone gutya rero, Gikondo arayizi neza, ariko arahindukira ubu ngubu, nabishimwe. Imiryango yacu ifite amateka manini maremare muri Gikondo. Twebwe twaturukaga aho hepfo, abenshi bahazi kuri Sodoma, haruguru yaho kwa Sharangabo, kwa Joni. Izo munzi bavuga z'abakiga iwacu mu rugo, mu rupangu iwacu, twari ducumbikiye umuntu wamaze abantu muri Gikondo witwaga
yitwaga Ndangurura rimwe nabona Kabuga. Icyo gihe mvuga tugera i Kigali zamashirwa ahantu hose hari amafoto ye, yari wanted. Kandi n'ubu tuvugana aba Nairobi. Ngiye Nairobi ahantu hamwe sinshobora kwasohoka nahura na Ndangurura. Ndangurura amaze abantu iwacu mu rugo iwacu yari yarahashyize umugore umwe, kwa John yarahashyize undi. Hari umuhungu wabaga iwacu yari umuhungu wa Masenge waracyahari, yari yaravuye iwacu muri Nyaruguru aho data yavukaga, aza ino aje kwiga kuko ariya icyo yashoboraga kwiga yari serayi gusa, na hano icyo bapfuye kumubonera yari kujya kwiga mu igaraje. Uwo rero Ndangurura yari yaramusigaranye, yamwishe nyuma, uwo yari ashinzwe kumupakirira imizigo kwa Magdalena, niba muhazi sinzi niba bari hano na Jenny hafi kwa pasiteri. Imodoka yabo Hilux niyo yatwaraga Ndangurura no mu Kigingi wa Emmanuel mubyara wanjye. Yamwishe nyuma maze inkotanyi zigeze hafi. Abandi yewe ntabwo nagize, nyamvuga ngo ni ibyago nagize kuba ntari ndi Kigali. Nibaza ko Imana aho yandindiye nawe ari kwandindira. Numvaga nashaka kuba ndi hano nkabyirebera. Kuko nubwo tuba twaje hano ni therapy kwishyiramo ko abantu bacu bose bari hano. Hano havuye abantu bake cyane ku buryo n'abahavuye nta makuru bakubwira aha turi. So Gikondo yarazimye njya amazi ko ntacyatuye, ndaca nkatembera nk'umuhanda nkagenda nkabona nta muntu n'umwe nzi. Kandi icyo gihe twabaga tuziranye, wacaga ahantu uri gukora ikosa umubyeyi kunyuzaho akagukubita. Gatege yatunyuraho twese akadushyira hamwe, John yatunyuraho, bwamubizi ko muri abana b'umubyeyi wese wo muri Gikondo akagira ngo Umututsi. Ko ndabyibuka ngiye niga mu wa kane muri primaire nibwo namenye ko kuba Umututsi ari ikibazo. Niganaga n'umwana wabaga Karambo yitwaga Dodoma, uswa cyane, so najyaga mwereka n'ijya bamwigishaga, so akankunda cyane. So baraduhagurutsa aravuga ngo Abahutu hano, Abatutsi hano. Ntago papa yari abitubwiye kumugaragara ko turi Abatutsi, ariko twajyaga tubyumva mu byo baganira, twabaga tuzi aho tuva. Duhagurutsa turi bake cyane, twari nka 3 cyangwa 4. Turangije dusohotse Dodoma aransanga ababaye kuko arambye ati ibintu ushobora kumututsi, ntushobora, iki kintu ntabwo cyabaho. Ntagiye kwibaza gusa bya bintu ari ikibazo. Ntashye mu rugo papa wacu yaratinyitse cyane, sinagitinyuka kumubwira, njya kubibwira mama. Mama rero kubera ubwoba bw'abagore avuze induru avuga ati mwakoze ishyano rero babwiye kujya mu Batutsi. Tutariko twumva mu bivuga. Anyway, ubwo rero aho niho habereye ibibazo. Ibindi birebire reka turaza kumeza. Sinakunda ko ijambo rikomera ntabwiye inshuti wanjye ikintu nagombaga kumubwira, narakizi. Itariki 9 amasaha ni sangapi? Saa 11 barimo Ndangurura wavugaga yari afite dina ya kaki nk'izi z'abanyururwa. Ariko mbere yaho mu masaa 5 ubwo n'amateka shaka nk'umuryango nka community turakinana imwe simbi mubwire nkabibika. Twari twihisha ahantu na mama ku muntu data yari yarahaye ikibanza yarubatse ariko atari yarangiza inzu. Twumva induru iki, noneho ndunguruka mu idirishya bisronga haza mushiki uyu mugabo mushuti wanjye, haza ahetse uruhinja mwari mufite. Aratubaza ngo ni gute agera ku kiliziya. Iki kiliziya tugifitemo amateka. Kera y'interamwe zateraga amama naha bazaga bakamara iminsi bakazaba bagaruka. Uko cyaze kudutenguha ni nayo tutakikizamo padiri mutubabarire, twarabahereza ariko twabicitseho. Noneho atubaza inzira yamugeza ahangaha kwa padiri. Nuko barahubatse, ubundi hari inzira uvuye iwacu ugaca kwa Sengabo hariya wubatse, ugahita uza gutya
ukabugeza mu kiliziya. Ndayimwereka, mama arabyibuka, araza, ntabwo nta metero nyinshi, hari abantu b'abakiga babaga ruguru hariya, bamuvugiriza induru, ntitwamenye ibyabaye. Nyuma yaho intambara irangiye, tuza intambara na jenoside yakorewe abatutsi irangiye, tuza mu nzira twamweretse tuhasanga ubuhanga bubiri, akanini na gatoya. Twamenye ibyamubayeho akiducika, tubwira ukuntu batwitsi iwabo bagize. So nari nanze kuvuga amateka menshi, nari nanze kuvuga byahise, kuko twariyubatse. Uyu mugabo tuganira buri gihe, twariyubatse kuri wanjye n'abandi baraha. Niyo urebye abantu urabibona yuko ikintu cyo kwiyubaka gihari. Ariko ayo mateka kuyamubwira ndi kumwe nawe gusa, namwe mutabimenye, nabyo ni ikibazo. Nicyo kijyanye no kwiyubaka. Ni nk'uwaza nanjye akambwira andi mateka. Ibintu byabereye ahangaha i Gikondo, impamvu mwatse ijambo, n'igihe navuye mu cyobo cya hariya jyenyine, nta wundi uhari, jyenyine. Mujye mubaho neza. Impamvu ni uko data yari yaragiriye abantu benshi neza. Ukabona umuntu yica abandi, ariko yakugera turi uwande shawe, avuga uti ndiwashanga, akakunagaho ikote ntibabone ko ukiri muzima. Iyo naniya ndangurura bayishyiramo abantu, akakurambaho mabura, mama arabizi, bagashyiramo abantu, akagushyira hejuru. Wajya ku cyobo akagukuramo, akagushyira ku ruhande, akarundamo abantu batitse kuriya, akagushyira hejuru. Niko narokotse, niko nabayeho. Bigira neza, mubeho mugira neza. Undi umugabo nta n'icyo bintwaye, nabayeho, twarakuze. Ubu turimo kurera abandi. Ikindi nabasaba, nabonye ari ababyeyi benshi ahangaha, ndimo kureba nkabona abo kwa Rugumire bahehe, mugerageze. Hari ikintu cy'ingengabitekerezo gihari, ariko urabona ukuntu tungana, nta ruhare n'ishyaka tubigiramo. Uruhare n'ishyaka ni iki? Ni ukuvuga ngo tugomba gufata abana bacu, kuki nta bana baraha, tukabazana bikaba nka Noheli na Pasika. Hano bikaba umuco, bikaba umuhango, bagakura babizi, nicyo twazize. Reka mbabwire ikintu, kandi mwese murasanga mugihuje. Twakuze batubwira ngo mugiye kwa nyogokuru, kandi mu Kinyarwanda muri icyo gihe urugo rwari urw'umugabo, ni kwa sogokuru, sibyo? Nza gusanga abatwicaga batagize ikibazo, iyo twavaga mu biruhuko baravugaga ngo tuve kwa sogokuru, twe tukavuga ngo tuve kwa nyogokuru. Ariko kwa nyogokuru ni iyihe mpamvu? Leta amacumu yabivuzeho, bari barabishe 5 n'9, babica 6 na 2, 7 na 2 na 3, abagabo barashira. Ingo zihinduka kwa nyogokuru, kubera ba mama ba data batabitubwiye, tuguma gutyo tukagira ngo ujya kwa nyogokuru. Kumbe ni ya jenoside yahoze ababwira yahereye kera. Aba bana rero bacu ubutaha ndabasaba, izaba ari imyaka 30 tuzazaha, ndetse n'abategura bagire n'igice cyabo, bagomba kujya baguma ahangaha, kuko babishe abana babo, baguma babatoza iki? Kubica. Zaba recycle niba ntacyo dukoze. Urakoze. Arakoze cyane Patrick. Ngira ngo ibya kurwanya ingengabitekerezo amaze iminsi ahangana nabyo, ngira ngo ari na komisiyo yari arimo, ariko nanze kuvuga byinshi cyane ko ari murumuna wanjye, mutagira ngo ndimo ndamutaka, wenda abandi bazabigira. Gusa icyo navugaga
nyakubahwa muyobozi w'akarere, icyangombwa si imibare, icyangombwa ni isano. Aho ba data bagomba kudusabira, ba mama bakaduhemba, bibakorwa na Diedore na Kabanda. Icyangombwa si imibare, icyangombwa ni isano abantu bari bafitanye. Gaparasi, ugira gutya wuva mu Rwanda, ugenda utabaye, kuki wagiye, kuki utahamya, byagenze gute? Murakoze. Impamvu twagiye gutabara no gufatanya n'abandi ku rugamba, twe twakora gusoma ibinyamakuru ko afande yabivuze Rutamacumu, tugasoma ibinyamakuru tukabona ko imbere hari intambara mbi cyane itazashira, ko papa akiriho yajyaga abiganiza bakuru bacu na bashiki bacu twumva impamvu batwanga gutera abatutsi. Rero twakurikizaho n'ibyo twagiye tubona mu mashuri tuzamuka uko twigaga, twavuga ngo imbere ni habi, hari ikibazo. Noneho ugasanga tugenda tubitekereza mu rungano rwacu. RPF rero imaze kurasa Kagitumba binje mu Rwanda, byabaye ngombwa ko twebwe twari abasore bakiri bato, 18 19 turagenda. Icyo gihe kuko jenoside impamvu Habyarimana yayipanze avuga ati harimo amazu aho utagomba kurenga. Abantu bamenyeje ubundi ko ku mupaka wo Kanyaru ari ejo bundi, bamenye ko cyangwa ari umupaka wamenyeje ubundi RPF imaze kurasa irwana igihugu, je kuboza igihugu. Abantu bakizo residence aho katira karere ntujya handi. Twebwe rero nk'urubyiruko, mbere n'umwanya wo kubwira urubyiruko bagerageze gukora sacrifice, bitange mu byose bakora. Ikintu cyabidushoje ni ubwitange, kuko wumvaga ibiganiro by'umubyeyi ukagira ibyo ubona ukanaliza ukavuga uti imbere ni habi cyane. Ubwo twafashe ya mbere rero tujya gufatanya na RPF, abakuru bacu bari hariya bafande baratuyobora. Rwawe urugendo rero ko kuva hano ukagera byafashe mu kwezi n'igice, ariko tugira Nyakivara turateningwa, tujya mu basirikare nk'abandi. Ntabwo nari nzi ko haruguru abasirikare ba Habyarimana banganaga, noneho bajyaga bakora patrulera nk'uko duhagaze bakagera mu muhanda bakawufunga. Ntabwo nibwiraga ko ushobora kurasura umusirikare ngo apfe uri umututsi. Ntabwo twari tuzi pe, twabibonye ariko twinjiye ku rugamba nyirizina. Norutora ko benshi bari n'abanyabwo bafanda bivuze barukanaga, ariko twagize amahirwe yo kurwanira igihugu. Nagize amahirwe yani Gikondo, ngiye nabaga muri Alpha yitwa Bataliyani Alpha, afande kaka abafandi barabizi bari hariya. Twarwaniye hano mu mujyi gusa, examen y'amezi 3 narwanira no mu mujyi. Rebero kumanuka hanga barimo bica abantu ku mabariyeri ahangaha hano kubabikira hari n'intera hamwe zimaze kwica abantu Olivier avugaga hano. Turabareka kuko twe twigishije ko nta kwihorera kuriho, ukababona iwacu bagera habirwa n'amafoto gusa. Ntabwo bamenya gitongo inzu bakuyeho cy'igiti cy'umwembe nicyo wabonaga, bakora ifoto gasanga ni mushiki wawe ni mukuru wawe ni mukecuru. Je cyatebaraga kukamenya ko ari iwanyu. Nabone ntabwo twamenyaga bari batarahubaka, hari ibintu by'ibisambu by'ibiru by'intoki inka barazimaze. Nuko twamanutse paka Imburabuturo. Nimbabwira ibintu nabone Imburabuturo mwakumirwa. Nageze Imburabuturo hariya tuje gutera Imburabuturo cyo Kigali yendaga kuvamo. Bafanye barabizi. Dusanga abana b'interamwe bisha abantu barimo barakina imitwe nk'ukina umupira. Hari mu kibuga kira cy'Imburabuturo bakina imitwe y'abantu. Bagenda bayipasanya gutya, twarumiwe. Uburaga ikintu uvuga gusa. Ubwo kandi mu muhanda uranyura ku mbwa zirya abantu ziragute, ariko bakadukomeza bati mwebwe gusa gahunda niyo kuraba bari abantu bafite igihugu. Mwakoze nibyo kandi turashimira, mwarakoze afande.
mwarakoze n'umwe zacu igihugu twaribatse tw'abagabo murakoze. arakoze cyane Gabarasi ati nari nkwaje ntese ni iki cyakujyanye wajyana no kurokora abantu kandi koko warabikoze. Reka tujye kuri irenda kunshiga ndashaka kuvuga rya zina ariko ntitugire bivuga reka mvuge Dorothée nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri make ubuzima burongera buratangira byagenze gute mu magambo make? murakoze. Nyuma ya jenoside ubuzima bwari bugoye, bamwe twari abapfakazi, abandi ari imfubyi, abandi ari incike. Incike harya n'iki ubu ntabwo cyitwa incike, intwaza, abandi ari intwaza. Mutubabarire ikinyarwanda kiba kigoye. Twaje kwiyubaka, habaho amasosiyasiyo, habaho za vega, habaho parije itera inkunga abana b'abacikacumu, habaho imishinga myinshi igenda twubaka turiyubaka. Kandi n'aba basore bacu bagiye ku rugamba baduteye ingabo mu bitugu baradukomeza, tubona ko turi kumwe nabo. Babonaga Faransa ukavuga uti ndakomeye, ntiyaje ngo aze yihorere kuko muri uru rwibutso harimo barumuna be, harimo basaza bacu, harimo aha hose hari abanyagikondo benshi barahangana n'abandi bagiye batakara hirya no hino. Ibyo bintu rero babidufashijemo n'abandi bari babakuriye. Hanyuma turiyubaka tugira amasosiyasiyo. Hanyuma ubu ngubu twariyubatse, twarabyaye, twaruzukuruje, dufite abuzukuru ndetse harimo n'abafite abuzukuruza. Rero turashimira ingabo za RPF, turashimira n'umukuru w'igihugu ko uyu munsi turi fieri yabo turiho, nubwo dufite icyo gikomere ariko turumva turinzwe, turumva dukomeye. Murakoze cyane. Reka tugana ku musozo ngere kuri Olivier. Hanyuma Olivier, birakomeye na n'ubu turacyabona ubuhamya bushya, ntibyoroshye ariko nanone tugomba kwibuka twiyubaka. Olivier. murakoze. Ndashaka kuvuga gato ku bintu Patrick avuze mu kanya, mumbabarire. Nabivuzeho gato. Mvuga ko najyaga nifuza kuba ndi hano kugira ngo ibi bintu umuntu agenda yumva, kandi ndabihuje. Patrick yabivuze bihuza n'undi muntu wari yambwiye ibintu bimeze gutyo. Uwo mushiki wanjye avuga, mushaka kumwumva mukagira ngo bari mukuku. Uwo mushiki wanjye avuga wari uhetse ubucura bw'iwacu, yari afite amezi 5. Yitwaga Patrick Musinga. Nyiranoma rero yabankurikiraga, yari hagati yanjye na Fisi. Fisi ari hariya, ubu niwe bucura. Iwacu twari abana 9, twasigaye turi 3. Rero nashatse kukigarukaho gusa kugira ngo mwumve uwo Nyiranuma afite imyaka 12, ko jyana afite imyaka 13 muri jenoside. Impamvu biri kunyica cyane ngira ngo mfite umukobwa w'imyaka 12 nanamuzanye. Iyo nibaza Abi ahetse uruhinja rw'amezi 5, ngira ngo nta nubwo abazi aho yiga neza, ngira ngo ariko ari gushaka bamuhungisha. Mumbabarire byari ngombwa ko bivuga,
ikibazo Diade nabajije ko mbona hano nyuma y'imyaka yose 29 numva ko ibintu bigenda bikiri bishyashya ibyo sinari mbizi ariyo narankoze ariko ntacyo nabyo ni therapy ko n'ubundi nta kindi cyari kuba baragiye uko bagiye niko kubi yewe nabyo bidushegesha cyane ariko ngewe ni hano ndi umugabo ufite abana 4 nariyubatse bose mba nabazanye sinshobora kubasiga ejo hano mvugana n'umugore wa mukuru wanjye nkurikira muri Canada abenshi muramuzi Janvier yabaye hano cyane yayoboye za Gacaca ndamubwira ngo muri iyi minsi yewe ntago noroherwa akambwira ngo nuko nabayeho muri dinayo ndi imyaka indi yaranje kugeza vuba cyane aho nubatse sinajyaga njya mu bintu by'abarescape nabirebaga iyo hirya ko numvaga hari bindemereye kurenzaho ariko ubu naho ntabikwepera uko turi batatu rero tumaze kwibaka kuri wanjye afite abahungu 2 muri abo wanjye afite abana 2 njye mfite 4 ikintu njyamba mbabwira ko turi imbwa kweri abantu 3 byaturaniye kugeza ku bana 9 nyir'ingabo yari yarabyaye ariko fisi na Jandi bazikwita agashyiko rye nararangije sinarenza 4 bababyara ariko tumeze neza nibo mubona amarira aza turi abagabo twaribatse ndangagaciro ababyeyi baduhaye ziracyaturanga murakoze murakoze tuganye ku musozo ariko ntabwo twaba tugize amahirwe turi kumwe na Patrick numwe mu bagize bari bagize komisiyo ya raporo y'abafaransa ndagira ya raporo yakorewe ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside mu Rwanda yakorewe mu Rwanda tumuhe iminota 3 atubwire hanyuma dusoze. Murakoze Dido. My brother niko bimeze nzakubwira n'ibindi wavugaga kuri the forcible genocide ni raporo nibyo nayikozeho ijyanye n'ibi biturimo uko twageze ahangaha yarasohotse abantu mwese mufite smartphones mwayibona the forcible genocide ikiza cyavuyemo icyo byakoze tubanye n'abafaransa icyo navuga kuko turimo gusoza ni ndagaruka ku kintu cy'ingengabitekerezo uriya genocide ideology ni ukuvuga ngo biriya mubona kuri za WhatsApp berekana batwika umuntu za Kongo bamurya bagira gute uko turimo kwibuka hari abantu bagifite imitwe yindi iyo babibonye barabi mu Gifaransa barabidramatiza nibyo hari crime nyinshi mumaze kubona muri ibi bihe abantu baca imitwe abandi bakayitwara sinzi ibintu so nibyo navugaga ngo twebwe tuzi uko twabyirinda ariko abacu bazaza ejo ngira mwabonye ntuzasohotse yerekana imibare y'Rwanda mwabonye ko benshi ari urubyiruko so ubutaha nidushaka tuzahagarare ariko buri wese byibuza azana umwana umwe mukuru bagende bamenyera ibintu niko wiga mu gihe tutarimo kubikora turimo kwisenya nkunda kubwira abantu nuko yavuze ku bya raporo buriya 5-9 abantu bahunze n'ujya kureba cyane na Fande Karacyo hariya ugiye kumureba hari umwana witwa Imfura Loïque ajya bashyiraho Fande akerekana inkomoko n'iki bari bazi ko bishe bamwe batwitse abandi bahunze
niho havuye nanu gerageza ibyayo bya politike 79 bafande babona yuko bitinze, baravuga bati reka tujye muri iyi movement turwane, nibikunda tuzaba tuzi yuko dushoboye natwe kwicyura. Buriya rero iyi tariki 9/4 Abafaransa bazanye indege ahangaha batwara abantu 285. Abo bantu bari abana ba Kabuga, famiye z'abantu bakomeye gusa. Nibyo murimo kubona hariya bya ASRB, hari n'igenda binanira kubivuga, ariko bariya nyine tabarwanyije uyu munsi, bariya nirano nibabona ingufu bazahinduka FPR, nibabona izindi ngufu b'abana twabyaye bazasubiza mu byobo, tujye tugaruka wenda no kugaruka bitagishobotse ko twagaruka kubibuka. So ingengabitekerezo ya jenoside muyirwanye mukoresheje abo twabyaye, tubazane ntitukaze twebwe tubizi gusa. My brother wagize neza wambwiye ko wazanye urubyaro, mbabarire nabonye murumuna wawe, nabonye umugore, abantu ni benshi, ariko ubutaha kwibuka 30 buri wese ntazaze umugore n'umugabo, azazane n'umwana. Ndabibasabye, murakoze cyane. Reka ndangirize iki kiganiro bari bampaye kuyobora, ngira ngo mpumurize ababyeyi bari hano, ababyeyi bakuru n'abayobozi. Aba twababonaga ari abana ejo bundi, ubu nibo barimo kutwigisha. Reka mbahumurize mbabwira ngo na twa tumasa na twa tunyana na ya mitavu twarakuze. Imana ibahe umugisha.